no kwigenga n'ibintu by'ubucakura, uhinduka umuntu ufite principe nyazo. Kandi ikindi ndagira ngo mbasabe, niba mwarigeze kuvugana neza, ntimugire umushiha mu bukene, mujye mwirinda umushiha wo mu bukire. Ntabwo ari ngombwa yuko amafaranga uko yiyongera n'inyuro n'amatiku no kureba nabi no kugabanya inshuti bigenda byiyongera, ahubwo Imana ijya ituzamurira ubushobozi n'ubutunzi, ituzamurire n'umutima wo kuyubaha no gukunda abantu bayo mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Mwaramutse. Reka nshimire Imana yongeye kuduha amahirwe muri iki gitondo, kandi nshimire namwe mwazindutse. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nifuzaga, dufite gahunda yo kwiga, dufite icyigisho cyiza, ariko mbere ya byose kabanze ndebe hari umuntu waba yaragize ikibazo mu byo twabanje kwiga cyangwa byarumvikanaga. Yego, biragaragara yuko ibyigisho twize byumvikanaga. Uzagira ikibazo yihariye yumva wenda ari ikibazo cy'umwihariko yambaza, ndahari. Ariko cyane ko n'igitabo turimo kwiga muri iki cyumweru twigaga ari igitabo cy'inama zigirwa itorero, ivuga ngo hagarara ku murongo utandukanye ubugugu no gupfusha ubusa. Hagarara ku murongo utandukanya ubugugu no kugira gute no gupfusha ubusa. Ariko nagira ngo mbabaze, ubwo nemeje yuko umuntu agiye gukwamira mu bugugu? Oya. Ariko nanone sinemeza nanone ko umuntu agiye kujya gukwamira mu gupfusha iki? Mu gupfusha ubusa. Muri Bibiliya hari umuryango wahuye n'ikibazo gikomeye. Nimureba neza mu gitabo cya 2 cya Samweli, umugabo n'umugore batumvikanaga ku bigendanye no gucunga imari mu rugo. Ibi bintu byatumye uyu muryango uhura n'ikibazo. Igitekerezo kitwereka ko umugabo yari mubi, ari igisambo, kandi uyu mugabo ntiyemeraga yuko imico myiza y'umugore we igaragara ngo iseruke, bitewe nuko umugore bigaragara ko atabaga afite amahirwe yo kugira umwanzuro afata ku mutungo. Byateje akaga gakomeye. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25, titre iravuga ngo ibya Nabali. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu gihugu mu butayu bw'Iparani. Hariho umugabo w'Imawoni, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yabaga i Mawoni, ariko imitungo ye ituye i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000, ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali, umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi. Yari uwo mu muryango wa Kalebu. Kalebu umuryango we wari umuryango w'abantu b'intwari, ariko nta ntwari, nta muryango w'intwari ubura ikigwari. Bibiliya yavuze ko ari umunyamwaga, ariko iyo ukurikiranye inyandiko zerekana ko uyu mugabo yari igisambo. Yari arwaye indwara y'ubusambo, yari afite indwara y'ubugugu, ndetse n'ikimenyimenyi nuko n'umutungo we yagiraga inda nini. Yari umuntu ubona wamureba mutavugana ukabona ni umugabo pe, ariko imyanzuro yafataga yagaragazaga yuko yamaze gusenyuka. Ariko Bibiliya itubwiye ko yari umuki? Yari umukungu. Hari igihe umuntu agenda ubutunzi bwe bwiyongera bwo mu isi, ariko ugasanga indangagaciro n'ubumuntu birimo biragenda bigira gute? Bimucika. Ni handi uzajya kubona wumva abantu batangiye kuvuga batariko amafaranga yakana kubanza yarayakuye ikuzimu, ko tubona uko agenda amafaranga yiyongera nawe agenda ahinduka nabi. Impamvu ibihari
abantu ntabwo bivuze ngo abantu bose bakira baba bagiye ikuzimu, cyane cyane ko hari n'abakoresha imbaraga zabo bagakira. Ariko iyo umuntu atangiye gukira, ubukire bukamwiba indangagaciro nziza zamurangaga, abantu batangira gukeka ko atari Imana irimo kumuzamura. Umugabo Nabali, Dawidi akiri mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10, arababwira ati nimuzamuke mujyi Karumeli musange Nabali mumundamukirize, mumubwire uwo mukire muti amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira, aba bahungu bakugirireho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Amateka. Dawidi ati urabizi neza aho utuye ntabwo ari imitungo yawe iri, imitungo yawe iba kuri Karumeli. Urabizi yuko haba umutekano muke, ariko abahungu bawe bagize amahirwe, kuko nanjye ubwanjye mfite abasirikare banjye tubana mu ishyamba. Baza abahungu bawe niba hari ikintu bigeze bagira gute batuburana. Rero aba bahungu ndabohereje, kandi ndabizi yuko ari ku munsi mwiza utari bubure icyo ugira gute uduha, kuko byari bimenyerewe yuko ku munsi wo kugira wo gutunganya intama, barimo gutunganya ubwoya bwazo, cyabaga ari nacyo gihe bashobora gutoramo izo kujya gukoresha umunsi mukuru. Aravuga ati rero abo bahungu banjye rwose ntubarekure ngo batahe amara masa, kandi ni njyewe umuhungu wawe Dawidi ugize gute. Ubu reka mbabaze, Dawidi hari uburyo atari yiyoroheje. Yari afite uburenganzira bwo kujya mu nama 1000 bingahe, yarangiza agafatamo izo ashaka. Uriya yajya kuvuga akamubwira ati umutekano wawe turara, ntidufite uburenganzira. Ariko Dawidi mu mutima aravuga ati hoya, ntago byaba byiza. Ubwo rero Dawidi yari asanzwe yumva amateka ya ruriya rugo, akagira ngo ni urugo ruzima. Buriya reka njye ikintu mbabwira, iyo ufite umugore muzima, urugo ruragenda rukaba rwiza, abantu bakakwitirira imico wowe mugabo ariko utagize gute utafite. Dawidi rero asigara ategereje, abwira abasirikare ati ntimugire ikibazo, ngo hari no ku munsi mukuru. Dawidi abwira abantu ati abasirikare 10. Urumva yari yohereje abajya kuvuga cyangwa abajya kwikorera ibyo bazana. Noneho ikintu gitangaje, abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho, babwira Nabali mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. 10 Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati Dawidi ninde? Mu by'ukuri Nabali ntago yari azi Dawidi. Iyi tekinike rero ya Nabali ni ya tekinike ya Farawo ngo Uwiteka ninde ninde. Kimwe mu bintu bya mbere biranga umuntu w'igisambo, arabanza kumva ubutumwa. Buramutse ari ubutumwa bw'icyo umuhaye cy'ubuntu yacyakira. Reka mbabaze, iyo Dawidi aba ari intama yateguye akavuga ati n'ubundi ufite azongererwa, twe turi mu ishyamba ariko hari intama 20 dufite, zakira uzishyire mu zawe, yari kubaza ngo Dawidi ninde? Dawidi ninde? Kimwe mu bintu biranga umuntu ufite ubugugu muri we, ubusambo bwe butuma yirengagiza amateka yahise kandi ayazi. Impamvu uzahura n'umuntu mwiganye mwabanye kera mu cyaro, mujya gushaka ahantu voka zimanuye zihiye, ariko mwahurira ikigara akamanukira hure, ugatangira ukamubwira uti komera rudomoro, agatangira ati se uyu ni uwahiye,
harya wowe uruwaheye ariko Rudombo koko Kigali yaguhanaguye amazina yanjye kuko umuntu twaruhanye erega nyibutsa habashize imyaka myinshi ugatangira uti ni ngewe wa undi mwasangiraga avoka ku giti cyo kwa kanaka ese mama ariko ibyo bintu nk'ibyo ubuki bibitse mu mutwe arimo arashaka yuko atakwereka ko agira gute akwibuka ariko muhahuriye nawe mwagiye kugura imodoka cyangwa wagiye gupakuruza amakamyo muri duwane yakubwira ko atakuzi. Ubusambo budutera kwirengagiza abantu tuzi. Nshuti zanjye, Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Ariko ni gute wamenya umuntu se we ukaba utagize gute? Arangije arabaza ati muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja, inyuro ziratangiye ntizitangiye. Ni nge wamubwiye ngo ave kwa shebuja ko yarabayeho neza, yikuye kwa shebuja ashaka iki? Aratangiye, mbese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye mbiha abantu ntazi iyo bagize gute? Ariko najya mbabazi, arimo aravuga nabi ntarimo kuvuga nabi. Ucyo kubona ukabona umuntu aricaye agaburiye abantu babi, we yarangiza umunsi umwe akicaza umugore, ubu imitsi yanjye izaziribwa n'abantu ntazi iyo baturumbutse. Wowe uzi abawe bazarya iyande ko bucya bwitwa ryari? Ejo. Ariko ibintu nashimiye Imana, ni gake cyane igisambo kirongora ikindi. Kenshi na kenshi abagabo b'ibisambo birengagiza abantu bazi, bavuga bati imitsi yanjye nta wundi muntu wayirya. Imana ibashakira ba bagore bazi icyo gukora icyo ari cyo. Ugashyira umusekirite ku muryango ukamubwira uti ujye uncungira, uriya mugore wanjye ni umutesi, ubuzima ntabwo azaho bwerekera, ujye uncungira abantu bazana basohoka ureba ibyo bazana. Umusekirite akaba ari kuri uyu muryango, umudamu akaba afite akandi karyango k'inyuma wakoze katajya gakingurwa, akabwira umumama ati uze guca muri ka karyango k'inyuma ukomange ndabaririho undi. Umumama akaza agafata imyenda y'abana akamuha, akamukubita ibiro nka 2 by'umuceri ati ujyane nawe urye, nawe ufite abana. Akamuha isukari, yarangiza akamupfumbatisha amafaranga ati aya ni ay'amakara, ati kandi ujye ushaka ukuntu wibeta uzundebe niba hari ikibazo. Akamukingura kakujya kongera agacaho. Umugabo akazaza areba kuri kamera ziba ziri ku muryango munini, areba abantu binjaye ko aba bene wanyu birirwa baza aha barimo barakora yihanyete. Ntushobora kuba igisambo ngo Imana yemere ko umugore wawe mufatanya mu busambo. Nubona warabaye igisambo ukabona uwo mwashakanye murabifatanyije, uzamenye ko urwo rugo utangira ugira amakenga, ntabwo Imana iba yaragizemo uruhare kugira ngo ibafatanye. Nta bintu mfite byo gupfusha ubusa. Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekerereza uko byagenze byose. Nuko Dawidi abwira abantu bati umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye. Dawidi nawe yambara inkota ye. Abantu nka 400, magana ngahe? Bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati umva, Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Ariko murimo murumva indangagaciro z'uyu mugabora, ugize kwima umuntu icyo ashaka, ugize gute? Umukozi umwe yarabyitegereje aravuga ati iki kigabo kirimo kirikungurira. Umuntu afite abasirikare 400, niwe usanzwe aducungira umutekano, arimo aravuga kuriya buriya azababwira abari bo. Arangije aravuga ati uyu mugabo azikoraho. Dawidi ahagurukanye n'abasirikare aravuga ati Imana nayo irabibona ko ntako ntagize gute? Ntagize.
abasirikare banjye 400 bari bubwirirwe ngo baburare, kandi uyu muntu naramucungiye umutekano igihe cyose, nkaba nanohereje abantu ngo abo bantu byibuze agira icyabamarira, mfata abasirikare banjye ku munsi mwiza. Ariko arabyanze. Kubw'ibyo rero turagiye nta n'ikindi. Mu minsi y'imperuka kugira ubutunzi n'ubusambo uzaba urimo kwishyira mu kaga. Uzi amafaranga yawe ari bande bayararana? Uzi bayacunga gute? Miliyoni zawe zirara muri banki zikarindwa n'umusirikare uhembwa amafaranga make, akagucungira umutekano n'iwawe. Ariko usanga umuntu arimo aravuga reka ibyo bintu by'imisoro byabo ntago mbyumva. Uri umukire winjije. Ubundi bukeye ugasanga kuri internet yabuze waregaye. Simwe mbazara. Ariko tujye tuba n'abakirisitu, tube n'abaki n'abanyabwenge. Dawidi abasirikare bateguye abwira abantu bati, umuntu wese niyambara inkota barayambara. Umwe mu bagaragu ba Nabali amaze kubibwira nyirabuja, aramubwira, databuja ababonye arabakankamira, kandi abo bagabo batugiriraga, Bibiliya zanyu zanditse ngo ikira, ntibadukoza isoni, ntitwagiraga icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabanye nabo turagiye inama. Nuko none ubimenye, utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo agira gute avugana nawe. Uyu ni umukozi. Umukozi arimo aravuga ati, mabuja muri uru rugo urabizi ko ari wowe ugerageza kudutega amatwi. Umuntu w'ikigoryi, umuntu abura naho agira gute amuhera ngo amuhe inama. Reka ngire ikintu mbabwira. Muri iki gitondo turimo kwiga icyigisho. Iki cyigisho ubu n'ubuhanuzira. Ubu n'ubuhanuzi ngo tuvuge ngo hari umuntu uri butata bwumva. Namani yakize kubw'uko yari afite umugore uzi gutega amatwi abakozi bo mu rugo. Nuramuka utazi gutega amatwi abantu boroheje, ukagira umugore nawe uri mu kirere nawe wimanitse utazi gutega amatwi, umuryango wanyu uzahora mu gihombo. Umukozi wo mu rugo, umuntu ushinzwe intama arabivuze, yeruriye n'umugabo n'umugore, aramubwira ati, ariko ntanakubeshye uriya mugabo wawe ni igiki? Ni ikigoryi. Ubundi ni ryari umuntu yitwa ikigoryi? Ni umuntu ugirira neza ukamufasha ku munsi umukeneyeho, aho kuguha ibyo ukeneye akaguha amagambo y'inyuro. Aba ari ikigoryi. Nshuti zanjye, nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumbi 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha iki? Ndogobe. Umugore yageze aravuga ati, nubwo nari nararetse uyu mugabo kugira ngo umutima utuze, nkamwereka ko ibintu by'umutungo nta makuru mbikeneyeho, nta mwanzuro nafata ntamubajije, ariko ahangaha ngiye kuramira hazaza h'abana banjye naho urugo rwanjye. Hari igihe biba ngombwa ko amategeko y'umugabo uyasohoka munsi iyo ari igisambo atazi agaciro k'umuntu. Biremewe kuyasohoka munsi ugakiza hazaza h'urugo rwawe. Ibi ni ibintu abantu benshi batinya kuvuga. Munagatangira ati, oya ntukagira ikintu ukora utavuganye n'umugore wawe, utavuganye n'umugabo. Kubigendanye no kugirira abantu neza kugira ngo uramire ucire inzira abana bagukomokaho, biremewe yuko ushobora gufata uwo mwanzuro. Umugore afata responsibility. Umuntu wese wifuza kugira neza, Imana irabimufashamo.
nta muntu wigeze umubwira umubare w'abasirikare Dawidi afite mu ishyamba. Yateguye ibintu, aragenda avuga ati muteke ibi, muteke ibi, muteke ibi, biragenda bigwamo bihuza n'abasirikare Dawidi agize gute afite. Ikintu gitangaje rero, arangije abwira abagaragu bati nimujyane imbere, munjye imbere mugende, ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we nde Nabali. Yaravuze ati rero abo bantu bashobora no kuba barakaye, nshobora kugenda imbere bakantura umujinya w'inzara bafite, ahubwo reka nshyire imbere ibyo umugabo wanjye yagize gute yabimye, nze kubikurikiza umutima mwiza, kuko umugabo wanjye yohereje amagambo ayakurikiza incyuro. Kangera ikintu mbabwira, ibi bintu biratangaje. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye, ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati nukuri narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza anyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimore njyewe Dawidi ndetse bikabije. Yarakaye ntiyarakaye? Kababwire burya inzara iraryana. Uyu ni Dawidi wa wundi muri Zaburi wavugaga ngo Uwiteka niwe uzangaburira, niwe uzandinda. Ariko kubera ko ari ku munsi mubi wa Dawidi, Dawidi akavuga ati nubwo ari umunsi mubi wanjye kuko nshonje, ariko ni umunsi mwiza wawe kuko ufite icyo ushobora kuma. Rero nindamuka ngize umuntu nsiga kwa Dawidi, ndaba ntatekereza. Kwa Nabali ndaba ntatekereza. Ariko nshuti zanjye, Dawidi yamaze gukora icyaha, ntiyamaze kugikora. Buriya iyo umuntu akugiriye nabi ugapanga kuyimwitura, nawe uba wabaye nkawe. Imana rero igiye gukora iki? Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye. Umugore w'umunyabwenge. Uyu ni umugore w'umukire, kandi ni umugore w'umukire. Azi agaciro azo bagiye kuvugana, azi ko gupfukama biragira icyo bimanura muri Dawidi w'umutware. Arangije amugwa ku birenge aravuga ati Nyagasani, icyo cyaha aba ari njyewe kigira gute gihereraho. Mu by'ukuri rwose urugo rwacu rwakugiriye nabi, ariko mbabarira icyo cyaha bari cyo nshyiraho. Mu magambo make, umugabo wanjye yabaye mubi, ariko nanjye naracecetse sinagira icyo ngira gute icyo mbikoraho. Ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali. Uko yitwa niko ari, izina ni ryo ki ryo muntu. Muri Bibiliya hasi baranditse ngo Nabali bisobanura ngo ubupfu, umuntu utagira icyo yitaho, umuntu udatinda ku kintu, umuntu udaha agaciro ibyo abandi bahaye agaciro. Iryo zina ni naryo Nabali yagiraga gute yitwaga. Hari igihe bakwita izina rikagukurikirana mu mateka. Amaze kubimubwira rero, ariko njyewe ubupfu nibwo kamere ye, ariko njyewe umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Nuko none Nyagasani, nk'uko Uwiteka uhoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyama abanzi bawe n'abakwifuriza nabi Nyagasani bakaba nka Nabali. Yabwiye Dawidi aramubwira ngo Imana yakubujije kwihorera kuri Sawuli, uremera ubimpunzi ujya kuba mu misozi. Iyo Mana yagufashije ibyo bintu, ni nayo yakubujije kwihorera. Arimo aramumanura, ntarimo kumumanura. Arangije aravuga ati kandi na Sawuli buriya impamvu aguhiga kurwanya ni ubusambo. Abanzi bawe bose barakamera nkande. Umudamu arakomeje, none rero ngira ituro ry'umuja wawe ngutuye Nyagasani, rihabwa abagaragu bawe bagukurikira.
ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, uzagira famiye ikomeye mu magambo make. Kuko Nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Ubyitondere. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe Nyagasani, reka nkumenere ibanga, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe witwa ubugingo. Buri munsi uba ubona usa naho uri umukandida wo gupfa, ariko boss uri umuntu ubuzima bwawe buzirikanye n'ubw'Imana, ntacyo uzagira gute ntacyo uzaba. Arangije aramubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo mu mutwaro w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isiraheli, noneho n'ubuhanuzi bwajemo, ntuzagire umutima ukubaza Nyagasani, kandi ngo uguhane ko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza Nyagasani, uzibuke umuja wawe. Ubu byamaze guhinduka. Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi, ishimwe. Ubwenge bwawe nabwo bushimwe, kandi nawe ugire gute? Ushimwe. Umugore w'umuhanga aravuga, yamara kuvuga icya mbere ugashima Imana, icya kabiri ugashima ubwenge afite, noneho ukabona kugira gute? Kumushima. Abantu benshi rero usanga bashima abagore ariko batabanze gushima Imana. Nta mugore ushobora kuba mwiza atari Imana yamugize mwiza. Amagambo akomeye. Dawidi arangije aravuga ngo, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari njye wihorera ubwanjye, undinze kugwa ku kintu nari kuzahora ngira gute? Nicuza. Byaje kurangira Abigayili ahereza Dawidi aramubwira ati zamukire. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga Nabali yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yagize gute? Nabali yari n'umusinzi, yari yakoze icyo bita pate. Munsi mukuru isigaye iri mu ngo, ugasanga umuntu bene wabo barimo baraborera CH babuze amafaranga y'inshinge, arimo arategura iminsi mikuru imuhanga, muze murye munywe. Umuntu arimo arajya ku isahani agatereka akaguru k'inkoko, agahindukiza umutwe w'ifi agashyiraho, yarangiza akajya ku mureti agashyiraho, inyama zitogosheje agashyiraho. Ukabona umuntu ari kumwe n'umugore we ati mukoma amashyi cyane, Imana nta kitakoze, ibintu biriho murye. Ariko ko mbona mutagaruka ngo mwiyongeze, habaye iki? Telefone irimo irahamagara amubwira bati arimo arasamba murumuna wa nyoko. Ngiki kibazo dufite. Turahamagarirwa kwirinda kuba abantu bapfusha ubusa, ariko nanone tukirinda no kuba iki? Ibisambo. Aho hantu wa murongo rero niwo abadivanisiti umunsi wa karindwi tugomba kuba duhagazeho. Ntitugomba kuba turi abantu barekura amafaranga badatekereje, ariko ntitugomba kuba n'abantu b'ibisambo bayagumana ku buryo nta n'ifaranga rimanuka ngo rihinguke ku mugore wawe, ngo rimanuke rihinguke ku mwana wabyaye, rimeneke ku baturanyi, rigere ku mukene muturanye. Ifaranga ryawe ukarifunga kugeza ubwo n'ituro uritanga, ugatanga igiceri, ugatangira ukavuga. Umuntu agatura amafaranga igiceri cy'ijana, yarangiza umuriro wabura. Ariko ubu amaturo dutanga ajyahe? Ubajyahe koko? Tuba twashoye ayacu rega. Uyu mupasitoro bazanye ndabona hano atazahabasha, yahabasha ateze. Ariko ni ikibazo, si ikibazo.
fundraising y'inyubako urimo uratanga ibihumbi 10 kandi urusengero rufite bije ya miliyoni 300. Warangiza ukazaza uvuga uti ariko ko batinda gutangira habaye iki kibazo? Ejo bundi twinjije miliyoni 10. Abayobozi bahaburiye bareba he? Kandi ubwo arimo aravugishwa induru n'amafaranga ibihumbi bingahe? 10 yatanze. Wowe ari wowe ugiye kubaka inzu yawe yo kubamo, warangiza ukaba ufite ibihumbi 10, wayitangira? Satana zaduhindura ibisambo, abandi abahindura abantu bapfusha ubusa. Tujye dutagaguza amafaranga mu bintu, tugere ku rusengero turi abakene. Umuntu atubwira ati muzana amafaranga dufashe umupfakazi kanaka tumwubakira akazu. Murabizi ko umugabo we yari umukuru w'itorero hano. Ujye kumva wumva umuntu aravuze, erega pastor igitekerezo ni cyiza, ariko amafaranga muri no minsi asiga duca mu myanya y'iki y'intoki. Izo ntoki mwazegeranyije? Ariko simwe mbazara, simwe mbaza abaca mu myanya y'intoki nta bwenge bwo kwegeranya intoki mufite. Muri iki gitondo nifuje ko tureba amagambo ari muri iki gitabo Inama zigirwa itorero. Ikigisho cya 27 ni ikigisho kivuga ngo imari mu rugo. Imari mu rugo. Uwiteka ni page 208 y'icyo gitabo. Uwiteka ashaka yuko abantu be batekereza neza kandi bakitonda. Ashaka yuko abantu be biga kuzigama mu kintu cyose, ntibagire icyo bapfusha iki ubusa. Kuko hari igihe uzaba uri ku munsi wawe mwiza, ufite amafaranga, ibintu birimo kugenda neza, nta credit ya bank urimo, wahembwe n'umugore yahembwe, hari n'akantu kuturima wari ufite wasaruye, kuko uwo munsi ari umunsi mwiza wawe. Uwo munsi ntuwe yabyutse ari ku munsi we mubi. Kandi kenshi na kenshi ikizakubwira umuntu Imana ikoherereje, imwohereza ku munsi ifite icyo yaguhaye. Mukwiriye kwiga kumenya igihe cyo kuzigama n'igihe cyo gukoresha amafaranga. Nitubasha kuba abayoboke ba Kristo keretse twiyanze tukikorera umusaraba, dukwiriye gutanga tugereranya, duteranyiriza hamwe akantu gato kose. Nimukwiriye kuba abanyabuntu buke, mukwiriye kwikiranukaho mugakiranuka no ku bavandimwe. Ugomba kwiha, warangiza ugahana baki n'abavandimwe. Tekiniki iriho uyu munsi wa none, Satani arimo arashaka ko wima abavandimwe ngo ugiye kwiha, ariko bizarangira nawe utagira gute utiha. Igituma benshi bakena cyane maze bikabageza kure, biterwa nuko bashaka kunezeza abagore babo n'abana babo mu byo bararikiye birengeje urugero. Iyo ufite umugore urarikira, warangiza noneho ukagira n'abana bameze nka nyina, ubundi ubura umunyabibazo itorero ryakagombye kuzaza rigushyira mu ngobyi y'amasengesho. Hari abagabo dufite hano baba baragowe, ufite umugore ari mu kirere, ni umwiyemeze, uragura akamodoka ko kugenderamo, yarangiza agahita akita ikibiriti, ukikazana iki kibiriti hari papa kana. Iyo uhamagara papa kanaka akakubwira aho bakura imodoka, ngiye nkunda biraba imodoka umuntu ahagarara akabona arareshya nabyo, ntazi ngo kigura ngahe, ariko ko yabonye abandi bagore bagiparika ku rusengero nawe arashaka kugira gute ugiparika. Ariko ni indwara iriho ntabwo iriho. Ubwo abakobwa nabo baba barimo gucomeka inzara, ntawe ushobora kukuzanira kamba mbiri muri saro uvuye mu kazi, nyina bafite telekomanda areba filime nziza isobanuye. Erega mujye mutureka turi bato, ntazo twageze gute, ntazo twarebye. Arimo arahamagara, bamuhamagara muri bride shower, umva mama kana, ni wowe rero uri buriya abantu ibintu byose bitarimo Imana ucunga umuntu ufite amafaranga akaba ari ubishinga. Rero twapanze ko bride shower ari wowe uzayishingwa, kandi rwose uriya mwana tumugize uwawe. Mama yarangiza agahamagara abandi badamu abakire,
akabwira umugabo ati rero wihangane kwa kana karakana nubwo utakazi nanjye ntakazi ariko tuzagashyigikira ariko buriya papa kana ko nta kintu tubura wafata nka miliyoni 3 uriya mwana tukamukorera ubukwe. Wari uzi ko bride shower yari nge nzayiyobora? Umugabo akaba arimo arapanga kubaka, afite amafaranga yemeye ku rusengero, yarangiza umugore akajyana muri bride shower, inyubako mukabaza muti se papa kana kuzaduha ryarati nahuye n'ikibazo ariko nzabyigaho. Yahuye n'iki? N'ikibazo. Uti none se ku kazi byaranze? Ati hoya nzaba nkubwira. Akubwire ko yahuye n'ikibazo cy'umugore kandi ari uwe. Abana nabo barimo kuvuga aho ya papa rwose ririya shuri urabona abana bose twiganye bose barimo barajya kwiga mu Bwongereza, ariko papa ubundi ko mufite amafaranga mwanyohereje kwiga ngiye nka nitemberera, rega ngiye nanikundira umupira buriya. Kumva impamvu nibwo uzajya kubona ubone umugabo ameze nk'uwamize ishashi. Kera najyaga mbona abantu bananutse cyane nkumva umubyeyi arambwiye ngo baba baramize iki ishashi, ariko reka mbabaza abagabo b'iki gihe ko bakonje mwese mwamize amashashi. Ntushobora kugira umugore n'abana b'imitwaro ngo uzubure umutwe. Icyo nkundira Imana rero, iyo bari mu nzu y'Imana ijuru rirabagufasha. Mifemu iragenda ikiga bakamanura icyigisho kigafata abana bawe kikabakura mu 100 kikabaraza muri 50. Hakaba umwiherero w'abagore bakicara bagasenga bakiga, umudamu wawe akamanuka ntago yararageze kuri 0 byibuza karara muri 60, byibuza ukaryama iminsi nk'itatu ukaryama ukagira gute ugasinzira. None satani yazanye systeme, musigaye mubona amafaranga ari mwe ari n'abana banyu mwembi mugacika ku rusengero, mukazaza muza saa 5 zibura 2 ibibareba byose byagize gute byarangiye. Ariko reka mbabazi ari abakire n'abakene aborohewe muri no minsi nabaye ntaborohewe. Buriya nagira ngo mbabwire ngo niba hari ikintu kigora umuntu ni umushiha uzanwa n'ubukene. Uzi ko umuntu aseka ugahita uvuga ngo ubwo urarenzwe. Umushiha uzanwa n'ubukene uremereye nk'umurengwe uzanwa n'iki? N'ubukire. Uzi ko umuntu aza kugusuhuza ugahita uvuga uti ubu ni babandi bo ku rusengero baje kunsaba, ugahita ufata telefone ugahamagara umuntu kandi nta gahunda mwari mugize gute mwari mufitanye. Umuntu akaza ku kirahure akagira gutya, amakuru narakubuze nashatse kugusura ndakubura, ihangane ndi kuri telefone. Agahita avuga ati buriya yaraje kugira gute, yaraje kunsaba. Ninde wakubwiye ko abantu bose baje kukureba baba baje kugusaba? Ariko ibyigisho nk'ibi abantu nta mwanya babibonera, abantu bibereye mu bintu utamenya. Ibi ni ibintu biri mu bitabo dufite Imana yaduhaye. Ibi bitabo ntago bihenda nk'inkweto mwambaye cyangwa amatelefone mufite, ariko nta mwanya murishakira ibibwirizwa bimeze nka yawurute. Umubwiriza aze ku isabato cyangwa ku cyumweru asiga abantu iki? Amavuta. Avuga igitekerezo cy'ipusi n'imbeba, narangiza ababwira ukuntu Imana yamuhaye amahirwe akagenda mu ndege. Avuga ati Imana rero nkurikije uko nagiye mu ndege bigakunda no mu ijuru tuzajyayo, amena. Abantu begere pasiteri bati uyu uzamugarure, arasetsa. Ibitabo ngibi si byiza rwose kwigira umukungu cyangwa kwigira ikindi icyo ari cyo cyose kirenze uko turi. Turi abayoboke b'umukiza w'umugwaneza kandi wicisha bugufi. Ntidukwiriye kubabara niba abaturanyi bacu bubaka amazu bakayarimbisha mu buryo tudashobora gukurikiza. Ntabwo dukwiye kugira gute kubabara. Mwishyira mu ntambara. Twaracuruzanyije Muhanga mu isoko, ninjye wamuhaga imari, none yubatse inzu y'igisenge, iyanjye ni mazi amwe. Abantu nibakomeza kubireba ubu bazagira ngo njyewe ndi ikigwari. Utangira ubona umuntu atangiye kukwanga, atangiye kurakara, muhurira ahantu ubone narimo kuguha akaboko, ishyari ryapakiye umutima we. Ku bakozi ba Kristo ibi ntibikwiriye. Gusa iki gitabo kitugira inama yo kwirinda amadeni. Abantu benshi cyane ntibiyigishije uburyo bwo gukoresha imari yabo mu buryo buhwanye n'imari babona.
nicyo kigeragezo gikomeye. Amafaranga winjiza nangahe, urasohora angahe, ayo yo usohora urayasohora gute? Ngiki kibazo gikomeye dufite. Umuntu muraganira akakubwira ati ndimo ndakenera gusohora 800, ukorera ngahe 400, umugore we yinjiza ngahe, ntayo abari mu rugo. 400 yandu yakurahe? Urumva nyine ni yaranje ukuntu. Urabona nanjye ndi umuntu w'umunyamujyi, kwiyaranje avuga nukuhe, aza ku rusengero waparika imodoka nkuko agahitaza komera amakuru se. Ariko buriya wazanye ihere nk'ibihumbi nka 300 kwara akantu nshaka gukemura nzayagwa ku isabati ikurikira. Isabati ikurikira muraganira uti uri hese ya gahunda, ati wati nabyutse numva ntameze neza. Kubyuka atameze neza ni ikimwaro cyuko yayabuze. Muzi ko hari n'umuntu ukubwira ngo nta kazi agira, akakuguza amafaranga ku wanyuma akakubwira ati ejo nzazanyazanye. Ukamaza se urarara ukora kandi ari kwa nyuma, akabwira ati nzayazana ejo arayazana. Mwitondere kwiha ibirenze iby'urwego rwanyu. Iki gitabo nihuta, bene ingo bamwe, nakagengo kitwa kwirengagiza siko kuzigama. Bene ingo bamwe baha abingo zabo ibyo kurya bike kugira ngo babike amafaranga yo kuzaremera abashyitsi ibirori. Ni ikosa si ikosa? Ku buryo umwana ajya kubona akabona ameza ahindutse meza ari uko abashyitsi bagize gute, baje. Ikintu nkundira abana rero, uratangira ugateka umureti, ukajya kubona ukabona abana bose amajosi yagize gute, yavuyeyo. Ugatangira ukabwira tume mugiye hariya turaza kubaha ibyanyu, agatoka kaba karaje kuriya meza kati mama banza nkurireho wanjye. Ukavuga uti wayagenda dufite undi, mama mvuyeyo ntawe ugize gute ntawe uriyo. Ugahamagara umukozi uti terura uyu mwana umujyane, akabarariza ati simva. Mwakomeza gushwana, umwana agahita akubwira ati mama si wowe ubigura rimwe na rimwe. Ubwo abashyitsi baba bari aho isoni zagize gute, zakwishe. Kubera iki? Nukubera iki abashyitsi bamaze guhinduka ibigirwamana mu ngo zanyu? Ni gute mu rugo iwawe haba heza kuko hari buze umushyitsi? Cyo nkundira abana rero, ibeshye ugurira umushyitsi fanta, abana bamaze iminsi ku gikoma fanta warazibimye, bapfundura iya mbere mukijya gusenga, umwana akaba yayisimbukiye, musoza isengesho ayigejeje hagati, isoni zikakwicaho, ugahita uhamagara umukozi uti genda ujye kuzana indi y'iki y'umushyitsi. Isoni zakwica uti aka gahungu kangere cyo ngakundira karisanzura byahe. Ingo z'abadivanisiti zigomba kuba zubatse ku kintu gisobanutse. Kimwe mu bintu biranga ingo zacu nizo ngo abana na base bajyana ku meza. Umwana ukamutoza ubusirimu, akamenya uko barura, umwana akamenya ko ategereza bagasenga, akamenya uko ku meza baganira, agakura. Ariko mu ngo z'abantu badakunda Imana, umwana bari mu gikari, ujya kubona ukabona akana gafite impuhwe karashaka kuza kuguhobera, ariko bagaciye muri saro. Utwana tw'abantu badasenga tuba dufite amayeri yo kwaka amafaranga, kagucunga usohotse muri saro yabo, kakakugendaho kagacunga nyina arangaye, wamaye 100. Kandi ubwo ni urugo rw'abakire bari ku rwego n'umwana wabo asaba umushyitsi iki igiceri. Kugira ubwenge buke mu kuzigama no kugira ingeso yo kwigana abandi kenshi bizitira uburyo bwo gucumbikira abashyitsi. Somye ngo iki? Impamvu tudacumbikira abashyitsi biterwa n'iki? Kuki buri gihe iyo umushyitsi ashatse kuza iwawe wumva bibangamye? Kugira ubwenge buke mu kuzigama no kugira ingeso yo kwigana abandi kenshi bizitira uburyo bwo gucumbikira abashyitsi. Umuntu ufite izo ngeso ebyiri ntushobora kumubwira uti ko mfite umushyitsi muguhereka da, ahita avuga ati muri iyi minsi ibintu ntago bihagaze, kuko ahita yumva umushyitsi akumva consommation.
cyigisho hari abo cyabihiye, reka dushaka ukuntu tugisoza. Hari abantu cyabihiye nanjye nifuje ko tukiga kuwa nyuma. Yego, inama igirwa abagabo n'abagore ku byerekeye amafaranga, bose paje 212, bose bakwiriye kwiga kwandika uko amafaranga akoreshejwe. Bamwe birengagiza kubikora ngo ntacyo bimaze, ariko ibyo ni bibi. Amafaranga yose yakoreshejwe ni ngombwa gusobanura neza icyo yagize gute. Iki kintu rero cyanditswe n'ijambo ry'Imana cyakagombye kudufasha, ariko kubera ko umuntu wese aba afite gusesagura kwe, iyo umubajije uko amafaranga wamuhaye yayakoresheje abigenza ataraseka agira gute. Ariko mwansubije ra cyo kubaza, ukabaza umugabo uti ko amafaranga twagabanye unsigira 300 ngo nyahayemo, papa kana umudamu akakujyana nguriye umufuko w'umuceri nguyi iki, ukamubwira uti wabyanditse hehe, kubwira ati hoya birebe ngibi, agahita kubaza ati wowe amafaranga 200 wasigaranye urayapangira iki? Umugabo agahita yirakaza, birakurebaza. Ariko ubu ngubu nzaza mvunika mbure nayo nsigarana ku ruhande. Nicyo umubashije ra. Umudamu umusigira amafaranga, arakubwiye ati tugiye gushaka uburyo tugira agastoke k'ibyo kurya two gukomeza guhaha detail. Fata amafaranga, umugabo agafata amafaranga akamuhereza ati ngibi wenda 300. Umudamu yarangiza agiye kugura umuceri, agahita kubitana n'umuntu ufite intebe bariraho abana, agahita amubaza ati izi ni izahe, kandi ubwo bari bazijyanye ku mukire wo hepfo aho. Hoya izi ngizi se zigura ngaho 100,000, ariko abanjye nibo bazaza bahora barira ku plastique, nabo bakeneye kurya begamye. Zizane uwo wundi umukorera izindi akaziterekaho, agahita yicazaho abana akaguhamagara. Urabona baticaye neza, urabona baticaye neza. Umugabo umutima uramurya, aho gira ngo abaze ngo izi zaturutse, ahita abaza ngo zihagaze angahe. Ndakavuga ati zihagaze 100. Erega reka nkubwire, jya ureka nihera abana banjye ibintu bakiriho, kuko nimpfa naho bazagira gute. Iyo ni turufu abagore bakoresha. Ariko se nubimuha bwo wapfa kabibura, nibwo azababayeho neza. Akongera gasohoka, hakamanuka umuntu umanuye imyenda. Rero imyenda y'abana igenda ari 6. Akabaza ati se umwe ntago mwawuha umuntu ati hoya mama, iyi myenda haba ari iyo kubyukana, iyo kugira yose ni ipaki imwe iba yuzuye. Ariko mama ko muri abakire mwagiye murekura amafaranga. Mama yarangiza ati abana se ko ari 3 ndagurira umwe ndekundi nangahe 70,70, 3 210. Ko mburaho 10 nta kibazo nzagaruka kuyafata. Yarangiza akambika abana, umugabo agataha. Yazaga asanga abana barimo baripima imyenda, akuramo wa mbere wa kabiri wa gatatu, imyenda isa y'abakire. Umugabo agatangira akahita amubwira ati papa kana ngwino ureba, ariko ubu nta nubwo ufite amatsiko kureba abana babyaye, dore ngabo urabona bataberewe se. Umugabo agatangira ati bihagaza ngata, ahubwo umpa 10,000. Mu gitondo baraca guhaha bahashye. Ibeshye hano haranditswe ngo buri muntu wese agomba kugira ahantu yandika uko amafaranga yagize gute yakoreshejwe. Ubu rero kubera ko amafaranga tuyarekura tudatekereje, no kwandikaho yaciye bidutera isoni. Gusa harimo n'abandi baba barateguye izindi nzira. Hari abagore bagira gutya agapfumbatisha bene wabo amafaranga, umugabo nawe akazaza aca ruhinga nyuma nawe agapfumbatisha bene wabo amafaranga. Abo rero iyo babwiye uti ni mubare ibyo mwakoze, umugabo aratangira ukabona aranditse ati transport 200,000, ukavuga uti papa kana kugenda na moto ya 500 byabaye 200 gute. Ariko ntukajye ungenzura ku kantu kose, ahita yirakaza cyane, agahita anagenda saa 6 ntarye. Nimugoroba ukavuga uti rero kugira ngo ajye ku meza reka mubwire ko nta kosa arimo. Papa kana rega n'uburenganzira bwawe gukoresha amafaranga, none se ko ari ayawe. Mukwiriye gufashanya. Ntutekereze ko ari byiza gukomeza imigozi y'uruhago rw'amafaranga ngo utagira yuha umugore wawe.
hari igihe umaze kubona ko umudamu wawe agira impuhwe. Gusa ikintu nagira ngo mbabwire, nubwo abadamu bakoresha amafaranga, bakora ibintu byari bikwiriye, ariko rimwe na rimwe bitihutirwaga, ariko biba bikwiriye ku buryo utavuga ko byapfuye iki. Gusa ikintu kigorana ni ukumenya icyihutirwa, kugitandukanya n'ikitagize gute, n'ikitihutirwa. Abagabo nabo rero bafite ukuntu amafaranga yabo, ngiki nicyo ndimo gusoma. Ntugatekereze ko ari byiza gukomeza imigozi y'uruhago rw'amafaranga ngo utagira yuha umugore wawe. Ukwiriye kugira amafaranga uha umugore wawe buri cyumweru, maze ukamureka akayakoresha ikimunejeje. Ndimo ndasoma igitabo cyanditswe n'abantu, cyanditswe n'ijambo ry'Imana. Abagabo bahise batuza rero. Udushatse twasoreza nawe uri butasuhuza undi. Inyandiko iteganyiriza abagore yuko buri cyumweru bakagombye kuba bafite amafaranga bigengaho, kuko abadamu bafite ubundi buzima, bafite utundi tuntu bakora mu rugo utamenya, ariko dufite akamaro, bitanemewe yuko umuntu w'umugabo adukurikirana twose. Ngo ugende ubaze ngo ariko ubundi ngo reka nkubaze ngo ko yari 6,000 ngo ukaba waguze ikiro cy'umuceri, ngo ubwo ikiro cy'umuceri naya, ngo inyanya waguze ari za desa, ngo wazitumye umukozi numva 700 agiye. Ubwo ntabwo ari ukuba umugabo. Wagira ngo ushinzwe imisoro mu rugo. Umugore mubimenye, muri ano materaniro muzahore mubizirikana. Twize yuko abagabo nubwo dufunga amafaranga ngo dukomeze imigozi y'uruhago rwacu, ari byo musigaye mwita kugira kore cyangwa kugira impiri. Umugore agomba kugira amafaranga mu cyumweru agomba gukoresha ikigize gute, kimunejeje. Ikibazo ni kimwe, umugore wawe anezezwa no kubaha Imana. Nanezezwa no kubaha Imana, ya mafaranga azayakora ibikunezeza binezeze n'Imana. Ariko umugore wawe niba ari umwiyemezi, uzayamuha n'ubundi akubwira ati ubu buramara iki. Ntiwigeze umuha umwanya wo gukoresha ubwenge bwe cyangwa igitekerezo cye, kuko atazi neza inshingano y'umugore. Umugore ugomba kumugirira icyizere, ukareka nawe ubwenge bwe bukagira gute, bugakora. Hari abantu benshi rero baba bafite abagore bagira impuhwe, hagahita avuga tumujyanye mu iduka ryahita rihomba. Hazicara rero abantu, ejo bundi warangiza ukarwara, warwara muganga ati ryama ukwezi. Umudamu akakubwira ati ariko papa kana, ubu iyo unyigisha gukora ubu ntuburyamye ndimo gukora. Hoya ni imamu, uziko iyo mbitekereza mba narabikoze. Nimugoroba bampamagaye barambwira ngo mu iduka nta bintu bisigayemo, kandi pe nasizemo 20,000,000, ubu barimo barama amafaranga yo kurangura 8,000,000. Duhombye 12,000,000 mu kwezi kumwe. Aba bantu ko kubu bangiriye gute? Umugore atariko nta kazi kawe. Reka ngire ikintu nkubwira, uzafata umugore wawe n'umwana wawe ubazane mu mafaranga yawe. Nibaramuka banayanyereje, bazayanyereza kera n'ibyanga byakunda, bazongera bagire gute, bayagarure. Ariko nutayabashyiramo, abandi bazayarya, ukenere nayo guha bawe ngo nabo bagire gute, bayarye. Ndagira ngo nshake umusozo. Isengesho rya Dawidi. Dawidi yasenze isengesho rikomeye. Iminota yacu yo gusoza yanageze. Igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero volume ya mbere. Isengesho rya Dawidi, page 357. Neretswe Dawidi ari kwinginga Uwiteka ngo ye kuzamureka ubwo azaba ashaje. Ubwo ni Zaburi 71 umurongo wa 9. Ntundeke mu gihe cy'iki cy'ubusaza. Nerekwa n'icyamuteye gusenga ashyizeho umwete atyo. Kuki Dawidi ko yari umwami abayeho neza, kuki yabwiye Imana ngo ntuzandeke nshaje? Yabonye ko hafi y'abantu bose bakuze bari barahamuzengurutse batari banezerewe. Yarabasuraga akabona abasaza bicaye nta munezero bagize gute bafite, kandi ko ibimenyetso by'imico
n'imico bigaragaza kutishima byagendaga byiyongera, by'umwihariko uko umuntu yagendaga asaza. Niba ubusanzwe abantu bihugiraho kandi bakifuza, igihe babaga bashaje barushagaho kuba batyo mu buryo bubabaje. Niba bari abanyeshyari, abantu barakara vuba kandi batihangana, igihe babaga bashaje barushagaho kumera batyo. Murumva ikibazo? Umuntu asazana icyo yagize gute? Yakuranye. Dawidi agira ubwoba, yajyaga yibaza akavuga ati ubu nanjye ninsaza nzamera nka kariya gasaza gahora kitangiriye itama. Dawidi yari ahagaritse umutima igihe yabonaga ko abami n'abanyacyubahiro basaga naho bafite kubaha Imana imbere yabo, igihe babaga bafite imbaraga za gisore. Nyamara igihe babaga bashaje bakaba barahindukaga abagirira ishyari abahoze ari inshuti zabo magara. Reka nihute. Kenshi batekerezaga ko abana babo bwite bahoraga bafite ubwoba bw'uko impamvu zo kwikunda arizo zateye inshuti zabo kubagaragariza ko babitayeho. Bashoboraga gutega amatwi amagambo asesereza ndetse n'inama ziyobya z'abantu batazi neza ku byerekeye abo bari bakwiriye kwiringira. Rimwe na rimwe abo basaza ishyari ryabo ridakumirwa ryagurumanaga nk'ibirimi by'umuriro, bitewe n'uko abantu bose batabaga bemeranyije n'imitekerereze yabo idashyitse. Kwifuza kwabo kwari guteye ubwoba. Kenshi batekerezaga ko abana babo bwite na bene wabo babifuriza gupfa kugira ngo babasimbure kandi bafate ubutunzi bwabo ndetse bahabwe icyubahiro bari basanzwe bahabwa. Ndetse bamwe bategekwa cyane n'ishyari ryabo no kwifuza ku buryo barimburaga n'abana bibyariye. Dawidi yabonye abantu b'abasaza bahoraga bafite ubwoba yuko nibapfa imitungo yabo izaribwa n'abana babo. Ngo ndetse ngo hari n'abantu yabonaga bashaje bagiraga uruhare mu kugira ngo abana babo bapfe kugira ngo babone uko basaza neza barya imitungo yabo. Ubu ni ubusambo bushyashya mu isi, aho umuntu asigaye ari umwizera agafata abana agatangira kubashimura mu isi ngo bajye kwiga ubuzima kugira ngo bamuve imbere, abone uko arya ifiriti, abone uko arya inkoko, kuko yabyaye abana 12, inkoko imwe ayizanye uretse gukomba isosi ntacyo yagira gute ntacyo yasigarana. Dawidi arangije yabonye ko benshi mu bakuze basaga n'abatereranywe n'Imana maze bakishyira mu mwanya utuma basuzugurwa kandi bagawa n'abanzi babo. Dawidi yumvise akozwe ku mutima cyane igihe Dawidi yarebaga imbere ye ko igihe yari agiye kuzaba amaze gusaza. Yakozwe ku mutima cyane, yatinye ko Imana yajyaga kumusiga kandi ko yajyaga kuba atanezerewe nk'abandi basaza yari yaragiye abona imigenzereze yabo, maze akarekerwa gusekwa n'abanzi b'Uwiteka. Igihe yari aremerewe n'uyu mutwaro yasenganye umwete agira ati, ntunte mu gihe cy'ubusaza, ntundeke mu gihe intege zanjye zishize. Mana, niwe wanyigisha uhereye mu buto bwanjye kugeza none ndacyavuga imirimo itangaza wakoze. Mana, ntundeke kugeza igihe mera imvi z'ubusaza ntarabwira b'igihe kizaza iby'amaboko yawe. Bikunze kubaho kenshi ko abantu bakuze baba badashaka kumva no kwemera ko imbaraga zabo z'ubwenge zigenda zigabanuka. Bagabanya iminsi yabo yo kubaho binyuze mu kwita ku byakagombye kwitabwaho n'abana babo. Inshuro nyinshi Satani akoresha ibitekerezo byabo maze akabitera kwiyumvamo guhagarika umutima kudashira ku bigendanye n'amafaranga yabo. Amafaranga yabo abikigirwamana cyabo kandi bayarundanya babyitayeho mu buryo buteye agahinda. Rimwe na rimwe haba ubwo bigomwa byinshi byatuma bagubwa neza mu buzima maze bagakoresha imbaraga zirenze izo bafite aho kugira ngo bakoreshe ubutunzi bafite. Umuntu arimo arasaza nabi, kurya neza byanze, agera kwa muganga bamubwira bati mu nda nta nyama nzima ufite, ubu rero ni ukuyoboka ikijumba cyonyine n'amazi. Kubera iki? Bajyaga kumuha pome yarangiza ati izo zirya baki abakire, kandi ari imbere ya etaje barimo kubaka. Imbwa ye irimo iravurirwa mu bazungu, ariko yabarwaye akavuga ati hoya ibi ngibi ni ibintu bisanzwe, biraza kugira gute
biraza gukina. Amafaranga yarabuze ntayo gupfusha ubusa tugize gute dufite. Ena White yaranditse ngo muri ubwo buryo bishyira mu bukene buhoraho bitewe no gutinya ko mu gihe runaka kizaza bazahura n'ubukene. Ubu bwoba bwose bukomoka kuri Satani. Bahorana ubwoba yuko bazasaza nabi, bagahorana ubwoba kandi ubwo abana be ntashaka ko binjira mu mafaranga ye. Ubu rero nagira mbabwire abantu muri aha mwese mumaze kurenza imyaka 50 nibwo bwoba mufite. Agafaranga kakugeraho kavuga uti katasohoka, ibi ngibi ejo n'ubundi byo bizagenda ariko nsigare ntacyo ngize gute ntacyo mfite. Ucya kubona ukabona umuntu ibintu yagomba gukoresha amafaranga arimo arabyikorera adashoboye, imbaraga ze zose ntarimo gufata be ngo abereke aho isi yerekera, kugeza ubwo hari n'abasigaye bapfa. Ukabona umunsi bapfuye umuntu w'inshuti ya Sara bajyanye ati iriya nzu ni iya so, muzashaka hano mu nzu mufite ibyangombwa. So ntabyo yababwiye, ntabyo yatubwiye. Naho muzehe yaravuze ati aka kazansazisha, aka kazansazisha. Ibi bisambo nabyaye ugira ngo wabibwira amafaranga ufite byakurigata. Kugeza ubwo hari n'abantu basigaye bajya gusaza abagore babo batazi ahazaza h'iki h'umuryango. Yaba ari muri CHK habura iminota mike akabwira ati muhamagara umugore akaza akamwegera, nyegera hano. Yarangiza ati rero madamu nubwo ntabikubwiye ariko nasize mbateguriye uko muzabaho rwose, ibi nibi imitungo iyi niyi. Wajya kubona ukabona na bene wabo nabo baraje babijemo, bibaye umwaku, bibaye induru. Ku munsi wo kumushyingura akaba ari amatiku na leta ishobora kubizamo. Uyu muntu ashaje neza ra? Uko niko abantu b'Imana basaza. Dawidi arangije yitegereza amatiku y'abasaza n'ubusambo bwabo, areba ukuntu umuntu w'umusaza agera ku rwego ashaka ko bateka ibiryo, agacunga abana bagiye, akaba aribwo agira gute abigira, ugasanga afite akantu k'agakono ke, ari umuntu w'umusaza wakuze yiyubashye. Dawidi abwira Imana ati Imana biriya bintu uzagire gute, uzabindinde sinzasaze ngira gute. Imana imbaraga zanjye nizigenda zishira ntuzante mu busaza. Amen. Mwabasaza mwe mwatuje mu Mana, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Imana iduhe gutuza mu izina rya Yesu. Imana iduhe kunyurwa mu izina rya Yesu. Imana iturinde kuba abantu bapfusha ubusa ngo abantu batubone. Dukorere kwigaragaza, twambare bya gikire, dukoresha iminsi mikuru mu ngo zacu ngo twerekane urwego ruhambaye turiho. Tujye mu madeni muri banke, tugura amamodoka kugira ngo natwe tugendane urufunguzo rwo gukoza mu gutwi. Abana bacu tubashyire mu mashuri tutanazi, tutaranahagera, kugira ngo abo twakuranye batadusuzugura. Turwane intambara yo kuvuga ngo bataducishamo ijisho ariko ijuru riducishemo ijisho. Izo ntambara nimuzihagarike, mwitoze kubana n'ibyoroheje. Nshuti zanjye, ubuzima bwa kidivanisiti ni ubu ngubu dusomye. Ubu buzima dusomye niwirindiye imitego ntago uzabura amaturo yo gutanga mu rusengero, ntuzabura kimwe mu 10 cyo gutanga. Abana bawe bazakura neza kandi basaze warabateganyirije ahazaza. Byanga byakunda nta kibi kizegera ihema ryawe, kuko riziritse ku Mana, ntago rihungabanywa n'ibihe bibonetse byose. Nta matiku azaboneka iwawe kuko nta bwiko bugize gute, nta bwiko buhari. No kwigenga n'ibintu by'ubucakura, uhinduka umuntu ufite principe nyazo. Kandi ikindi ndagira ngo mbasabe, niba mwarigeze kuvugana neza, ntimugire umushiha mu bukene, mujye mwirinda umushiha wo mu bukire. Ntabwo ari ngombwa yuko amafaranga uko yiyongera n'inyuro n'amatiku no kureba nabi no kugabanya inshuti bigenda byiyongera. Ahubwo Imana igituzamurira ubushobozi n'ubutunzi, ituzamurire n'umutima wo kuyubaha no gukunda abantu bayo mu izina rya Yesu. Sinita ku butunzi, feza na zahabu, ndashaka ibyo mu ijuru, nzajyane n'abera.
Yesu mukiza mwira igitabo cyawe kera cy'ubwami bwawe mbese nanditswemo ku mpapuro mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo. Amen. Kansabe Pastor Joseph yegere hino adusabira isengesho ridasanzwe muri iki gitondo. Hari imigisha Imana yanze kuduha kubera umwiryane n'ubusambo dufite mu miryango yacu. Dukeneye gusenga isengesho ryo kwihana no kujugunya ubugoryi kugira ngo Imana yongere irekure imigisha yayo itugereho. Kandi Imana iduhindurira amateka n'ubuzima kugira ngo uburyo twapfushaga ubusa kandi tugasigarana amaganya, Imana iduha amahirwe yo kugira icyo tuzigama, iduha amahirwe yo kugira icyo tuzigamira umurimo wayo, iduha amahirwe yo kugira icyo tuzigamira bene wacu n'abandi bantu bagize uruhare ngo tube turi icyo turi cy'uyu munsi, mu izina rya Yesu. Reka dupfukamye dusenge abo bishobokera. Muremyi wacu, Imana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko udukunda kandi ushobora byose, uhimbazwe. By'umwihariko muri iki gitondo watugiriye neza, utumanyurira ijambo ryawe. Tumaze kwiga icyigisho gikomeye, nta gushidikanya buri wese uri aha ngaha yakozwe ku mutima. Niyo mpamvu tukwinginga kugira ngo twe kubisiga aha ngaha twicaye, ahubwo buri wese muri twe yimenyereze gushyira mu bikorwa, kugira ngo Mwami Imana turusheho kuba abana bawe ukunda kandi wishimira, tube abakristo beza kandi twubake imiryango yacu neza. Reka nyaguhora ku ngoma twige gushyira buri kimwe cyose ku murongo kugira ngo turusheho guhesha izina ryawe icyubahiro. Sabye imbabazi kubwa buri wese watsinzwe n'iki cyigisho. Nukuri Mwami Imana, nta gushidikanya hari aho cyakoze buri wese. Ndakwinginze ngo tubabarire ku makosa twakoze mu gucunga umutungo wacu, ku makosa twakoze ku miryango yacu, ku makosa twakoze ku itorero ryacu. Ntabwo twigeze dukoresha amafaranga yacu mu buryo bukwiriye. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo tubabarire, kandi ukimara kutubabarira utwigishe ubwenge kugira ngo tubashe kumenya neza icyo gukora mu gihe nk'iki ngiki. Ijambo ryawe riratubwira ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndakwinginze ngo uduhe kugira ubwenge. Fasha umugaragu wawe Musoni Flavie wohereje kuri uyu musozi, komeza kumutegura ibyigisho bikwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Nta gushidikanya Mwami Imana, abana bawe barimo barakorwaho n'ijambo ryawe. Nsabye n'inginga kugira ngo ukomeze kubana natwe, kandi uko ijambo ryawe riri kugenda ridukoraho uduhe no kurushaho guhinduka. Ngaho wigaragarize buri wese muri twe, ibyo ushima n'ibyo ushaka biba ari byo bibaho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.